mbere baza kongera dusome mu gitabo cy'Abaheburayo 11:30. Abiroma igice cya 5 guhera ku murongo wa mbere aravuga nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Reka twongere dusome Abaheburayo 11:30. Aravuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'Iyeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Amen. Amen. Mbere tutaratangira ijambo turashimira Imana ise Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwayo n'imbabazi nyinshi tugirira. Turashima uburinzi bwayo buhoraho iteka ryose ku buzima bwacu. Imana iturinda, Imana yabanye natwe uyu mwaka wose utambutse wishize. Turashima cyane Imana yakomeje kuturinda twebwe twese, yarinze imiryango yacu, yarinze inshuti n'ababyeyi aho bari mu bihugu dutuyemo bitandukanye, ariko Imana yabaye Imana kuri twebwe. Rero turayishima kandi turayishimiye cyane. Amen. Turashima Imana ikomeje kubana natwe, dukomeza kuba mu ijambo ryayo no kuba ku bicaniro turabishobozwa. Muzi ukuri nje nibwo bwa mbere ahari ngiye gushima. Uyu ni umwaka ngize ndahangaha kuri uru rubuga, ariko twakomeje kubona Imana no kumva Imana mu buzima bwacu no kongera kandi kunezerwa tunezererwa Imana binyuze muri mwebwe mwese abari hano. Mu by'ukuri nubwo tutaziranye ariko mwagiye mutubera umugisha muri byinshi, mu masengesho, mu ijambo ry'Imana twagiye kumva ndetse no kuganira, kuko ahantu hatumye abantu bamenyana buriya niyo tuvuye aha ku rubuga bafata n'umwanya bakaganira, mukabazanya amakuru ko mumeze nk'abaziranye mu by'ukuri, kandi ahari hari n'uwo muhura ahantu ntumumenye ariko ugasanga nk'aho muziranye. Turabishimira Imana yatumye tumenyana kandi tumenyana neza, tumenyana ahangaha mu buryo bwayo. Imana ishimwe cyane, yaduhaye inshuti n'abavandimwe tuvukana kandi dukomeza gufatikanya iby'uru rugendo. Niko n'umuririmbyi yarimze mu Kiswahili ngo ni heri kuona wandugu onjiani pakwenda mbinguni. Rero inshuti tuba dufite ni ukuri, Imana ishimwe yabikoze. Amen. Rero ndashimira n'abayobozi bacu tugiriye icyizere kugira ngo tuganire amagambo meza uyu munsi. Imana ibaha umugisha, namwe mwebwe mwese mugiye kudutega amatwi, abashumba, ababyeyi bacu, mwebwe mwese ni ukuri turabashimira cyane. Rero reka tuganire amagambo tuvuye gusoma, umwanya Imana iri buze kuduha. Muraza kuko abangini wacu hari imbeho nyinshi, abantu barasara barwaye za gripe, ariko hamwe n'umwuka wera birakunda. Tukunze ko tuganira ijambo rivuga ngo kwizera, kandi kwizera kutugeza ku ntsinzi. Kwizera kutugeza ku butsinzi, kutugeza mu kunesha cyangwa se mu gutsinda. Icyo nashatse ko tuganiraho mu mwanya, cyangwa se n'iryo jambo Imana yashyize ku mutima wanje. Twakomeje kumva ayo magambo agiye gusa n'aya ngaya muri iki cyumweru, guhera ku pastori wacu cyangwa se umushumba watubwirije kuva ku wa mbere, yagiye avuga kuri aya magambo yo kwizera. Muzi ukuri muri iki cyumweru ndashimira n'abagiye batubwira amagambo meza, Imana ibaha umugisha, n'abandi bose bagiye batubwira. Ayo tugiye kuvugana arasa n'ayandi yose bagiye bavuga, ariko cyane cyane mu ijambo nk'uko tuvuze arizo ngo ni ukwizera, kandi kwizera kutaduta nzira, ahubwo kwizera kutugeza ku ntego, kwizera kutugeza ku gutsinda no kunesha. Ubundi kwizera cyo gusobanura tubisanga ahangaha mu gitabo cy'Abaheburayo uhera ku gice cya 11. Atubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, kandi ngo udashidikanya ko bitazaba. Akaba kandi niko kuduhamiriza kuko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri.
uko niko yashatse kuvuga kwizera uko ariko kwizera buriya kugira ibisobanuro byinshi cyangwa se gukubiyemo ibintu byinshi cyane. Yego. Kandi ibyo byose ni ibintu bifitiye inyungu twebwe abizera Kristo n'umwami n'umukiza wacu. Kwizera ni igisubizo cyangwa se kwizera nabigeranya ni nk'ubutabazi. Mu yandi magambo hari icyo bita ngo ni mu mvugo zino ngo ni ikintu kiri emergency, ikintu cyihutirwa. Ni nk'ikintu ahari uba wifashisha mu gihe utegereje ikindi. Yego. Kwizera ni ikintu kiri emergency nk'uko tubivuze. Hari igihe uhura n'ikibazo ugahura n'indwara, reka tutange urwo rugero ku kibazo cyo kurwara, kuko twebwe twese ni kenshi bikunze kudushikira. Ariko rero ikintu cya mbere na mbere y'uko uza kubonana n'umuganga kugira ngo akuvure, ni byiza ko cyangwa se ni ngombwa ko kera muri wowe waba wiremyemo kwizera. Turi mu ijambo rivuga ngo kwizera kutugeza ku gutsinzi, ni ukuvuga ngo ni ukwizera kutugeza aho gano no gukira. Ariko mu gihe utarahagera, banza muri wowe uba wiremyemo kwizera kuko ukira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu nabivuze ati ni ikintu kiri emergency cyihutirwa kiba kugira ngo dutegereze. Ugasanga wamaze kwiyaturaho ubwawe ukirema mu icyo cyizere, ukazuvuga ati simpfa nzarama, niko ijambo ribivuga. Yego. Uko niko kwizera. Ubundi turavuga hejuru kwizera aho gutuye, nze gusoreza n'imirimo yo kwizera. Kwizera imirimo gukora cyangwa se yo kwakoze. Ahantu hambere hagaragaza cyangwa se hagaragarira kwizera ni mu byo twibwira. Ibyo ni ijambo rya mbere. Kwizera tugusanga mu byo twibwira. Noneho ni hambere hagaragaza kwizera. Ijambo dusoma hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 5:28, aravuga ngo kuko yari yibwiye ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Uyu ni wa mumama cyangwa se umudamu wari umaranye indwara imyaka 12. Yego. Noneho ngo turagerageza kwihuta mu magambo kugira ngo tuyisoze. Yari ngo yababajwe n'abavuzi cyane, agerageza gutangaho ibintu bye byose, ariko ntibyashobora kuko akira, kuko yari afite ikibazo cy'indwara yaramaranye igihe kirekire. Noneho ngo hari umunsi umwe ngo yumva inkuru za Yesu kuko yagendaga anyura mu bantu, nawe aribwira ngo hari abantu benshi, abantu babyiganira kuri Yesu kandi bazima. Noneho we yari afite ikibazo cyo kurwara, kugira ngo bamugereho byari bigoye. Ariko muri we noneho hari igihe umuntu arwara ukumva kuko bakubona bagusengera, bakurambikeho ibiganza, bazongere bagaruke bene uko nguko. Ariko we gusa muri we basi aribwira, nk'uko twavuze ngo kwizera rimwe na rimwe kugaragarira mu byo twibwira, mu kwibwira gusa. Uyu mudamu iwe gusa ngo aribwira, aravuga gusa ngo nugira Imana, nubwo nje watonsengera ngo nicare nko kuriya tubigenza. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Kuko ubu nyine icyo kintu cyazanye ibintu byinshi, mpaka abantu bakubwire nibo bamuze uruho kumvaga bakabesha. Ariko we gusa yaravuze ngo yaribwiye muri we gusa, mukoreho gusa, nkore apana kuri ku mwenda. Yego. Urumva bene uko kwizera yari afite kuva muko yibwiye wenyine. Aravuga gusa ninkora ku mwenda we ndakira. Mu by'ukuri niko byamugendeye. Ibyo yibwiye muri kwa kwibwira ko yabishizemo kwizera niko byamugendeye. Yego. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe mu byo twibwira bene data, ubwoko bw'Imana muteraniye aha, tuzatubishiramo kwizera ibyo twibwira.
ikindi kandi kigaragariramo cyangwa se aho kwizera kugaragarira ni mu byo dutekereza nanone. Yego. Abaheburayo igice cya 11 no ku 11 aravuga ngo kwizera niko kwatumye na Sara ngo abashishwa gusama inda ngo nubwo yaracuze. Ngo kuko yatekereje ko ngo yasezeranije ngo ariyo kwizerwa. Amen. Noneho Imana ishimwe cyane. Amen. Iwe yarakuze. Ariko nanone ngo aratekereza mu gutekereza kwe. Yego. Aravuga ati nanone kuko iriya yasezeranije. Yijibesha n'ukuri no kubikora izabikora. Yego. Ngo aratekereza. Mu byo dutekereza tuzadushyiramo kwizera. Yego. Uko akenshi cyane mu byo dutekereza niho usanga abantu benshi batsindirwa. Ijambo rizatubwira mu Bikorinto ba mbere akaba ngo nyamara twebwe dufite gutekereza nko kwa Kristo. Yego. Rero muri uko gutekereza nko kwa Kristo tugomba gutekereza kuko turi abatsinzi. Tugatekereza kuko turi abanyembaraga. Yego. Tukaza twibwira kuko turi abami n'abatambyi kuko n'ijambo riko rivuga ngo kaduhindurira abami n'abatambyi mu bwami. Ibyo bitekerezo iyo byamaze kukuzamo neza bikakubamo bikaba muri wowe gutekereza kwa Kristo ukaba muri wowe. Ndizera kuko kukumara ubwoba. Yego. Rero bwa butsinzi kwa kwizera kuganisha kugeza ku butsinzi n'ukuri wakugeraho. Ari uko wabanje gutekereza kumenya kuko uwo bwa utekereza nko kwa Kristo ufite ibitekerezo. Ibaze Kristo warushaka duha gutekereza nko atekereza. Yego. Bene data twadutekereza mu byo dutekereza tumenya kuko turi abatsinzi kandi dushoboye. Ibyo bitekerezo bya Kristo nibyatuzamo n'ukuri tuzanesha. Amen. Ukazumenya ngo ubwo Kristo yanesheje nanje nzanesha ubwo ari umutsinzi nanje ubwo yatsinze nanje ndi umutsinzi kuko ndi muri wari muri nje. Yego. Ibyo bitekerezo buri munsi akabirizo biba mu buzima bwacu. Kuko sinzi kuko Kristo yari yatekereza ikintu cy'ubwoba gutinya kugira gute. Ariko twavuze kuko kwizera kugaragarira mu byo dutekereza. Rero ni mureke dutekereze ngo kwa ibitekerezo nk'ibya Kristo. Yego. Nanone turacari mu byo kwizera cyangwa se kwizera kugarukaho gutuye. Kwizera nanone tugusanga mu byo twatuza akanwa kacu. Tuvuge ngo amen. 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 Mu byo twatuza akanwa kacu. Ahangaha hano kuri niho haba ikibazo. Niho benshi batsindiwe umuntu akagimbira ocuruje. Era kamabona yahombye. Abandi bakaguca intege bakubwira nawe ukamubona nuko. Ese uyu mwana ndamujana ku ishuri nzabona minerevare yo kumwishurira. Ibi bintu ngiye kubaka ibi nzabivamo sinzakuko wenyine. Uko abantu b'abakristo twizera Kristo dusenga Imana tukaja muri ibyo ngibyo twenyine ukamusanga n'ukuri ayo niyo magambo. Ariko bene data mureke muzo twatura tushiramo kwizera. Amen. Amen. Iri jambo twarisomye aha mu Baheburayo. Avuze ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo inkike z'amabuye ngo ziyeriko ngo ziriduka. Ngo bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Yego. Ndi ku ijambo haleluya haleluya haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo iryo twatuza n'akanwa kacu. Noneho ndashaka ahantu umuntu uze neza bene data. Yego. Ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye zikomeye ziyeriko ziriduka. Ngo bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Izi nkike zasenywe n'abakomanda 2. Yego.
umukomanda wa mbere ni Yosuwa wari uyoboye ingabo zigaragara arizo ngabo za Isiraheli. Amen. Umukomanda wa kabiri ni umukomanda dusanga hariya nyine mu gitabo cya Yosuwa. Amen. Yego. Noneho ngo azindutse kare kare ngo umunsi umwe ngo abona umuntu witwaje inkota. Yosuwa yari intwari cyane ntiyatinya. Yego. Yari umugabo wari ufite kwizera muri we cyane. Aramwegera aramubaza ati se uri uwahe, uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Urumva kumwegera konyine gusuzwa n'ibigaragaza ubutwari. Yego. Yosuwa noneho wa muntu aramwibwira ati oya, ntabwo ndi uwo mu ruhande rwanyu kandi sindi n'uwo mu babisha banyu. Aramubwira ati nje nonaha. Yego. Kubera umugaba w'ingabo z'Uwiteka, ndi umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Uwo ni nabwo yahise amubwira. Uwo n'uwundi mukomanda wari uvuye mu umugaba w'ingabo, jeshi amini wa Bwana. Yego. Yari atumwe avuye mu ijuru. Uwo nguwo nawe niwo warwanye, nibo basikutora hariya mu nkike, hariya buryo basenye inkike z'Yeriko. Ni ukuvuga ngo Yosuwa yari ayoboye ingabo zigaragara, bakazenguruka umunsi wa mbere, bakazenguruka bakongera bagasubira i Gilugali. Noneho jeshi wa Bwana cyangwa se umugaba w'ingabo z'umwami nawe n'ingabo ze. Yego. Ibo binjiye ahakomeye. Binjiye mu nkiki ndani mu bihome. Kuko ijambo rizavuga ngo intwaro zacu ngo zifite imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Amen. Yego. Ngo dukubita hasi ikintu cyose cishira hejuru kwanya kumenya Imana. Amen. Amen. Uyu mugaba w'ingabo z'Uwiteka, bene data mbabwire ngo hari igihe dusenga Imana Yego. tukagira ngo Imana ntabwo yatwumvise. Ariko reka mbabwire ngo Imana dusenga n'Imana ija yumva. Amen. Noneho Imana hari igihe dusenga Imana ntabwo rimwe na rimwe igaragara ngo tuyibone gutya. Imana iratuzi tutaranasenga. Yego. Rero iyo wagize ikibazo ukakibwira ukaje imbere ntukagira ngo nukuri Imana ntiyumvise. Mu kwizera uzawumva kuko Imana yumvise. Amen. Amen. Kuko buriya iyo umuntu adafite kwizera nyine azagira ngo ahari ntibyaciyemo, ariko reka kubwira ngo mu kwizera nukuri Imana iba yumvise. Yego. Icyo nshatse kubabwira, noneho Imana uko ibikora hari igihe yo muri kwa kuyibwira, muri kwa gusenga kwa ukagira ngo yacecetse, naho ntiyacecetse, yagiye ija guturuka hahandi hakomeye, harya hari inkike hahandi kibazo kiremereye. Iyo niho yagiye. Twavuze ngo uyu mugaba w'ingabo z'umwami we yabwiraga Yosuwa ngo wegenda muzenguruke inkike kandi mucecetse, ariko bo ntabwo bari bacecetse, bari indani, bari binjiye mu bihome bariko babisenya. Ngubwire ngo hari igihe Imana ituruka harya hakomeye, wowe ukibwira ngo ntiri kumwe nawe. Yego. Ibihaye ikora icecetse. Iba yaremeye nk'ahahandi Dawidi hahandi yabwiye yohereje wa musirikare we Uriya. Hahandi yavuze ngo ari hazaremera harya badahusha. Yego. Niho Imana iba yaremeye. Rimwe na rimwe wowe ukazubona bya bindi bigaragara ukagira ngo ariko reka nguhumurize ngo bya bindi za ntambara ubona zimwe zigaragara n'ukuri zimeze nka za nkike Yosuwa yari kwazenguruka, izo zaragaragara yari kwazenguruka, kandi suko buri Imana yabonye kuko ari hashoboye. Kubwire ngo kuko ijambo ry'Imana zavuga ngo ntabwo tuzageragezwa birenze kwizera kwacu. Nukuri nkubwire ngo biriya ubona wowe urabishoboye, reka kugira ubwoba, gira kwizera. Yego. Biriya ubona, ibyo ubona wowe urabishoboye. Rero biriya udashoboye nibyo Uwiteka ahagazemo, nibyo ahangana nabyo cyane. Izo nkike zimaze gusenyuka, turacyari mu ijambo rivuga ngo muzo twatuza akanwa kacu. Amen.
umugaragu w'Imana Yosuwa araba ngo avumiye Yeriko, niko ijambo rizarivuga. Arahaguruka nk'umugaragu w'Imana wuzuye kwizera, aravuga ngo umuntu wese uzosubira kubaka ahangaha akazongera kubaka Yeriko, aravuga ngo nashiraho urufatiro, yego, ngo azapfusha imfura ye. Aravuga ngo natangira gutera inzugi z'amarembo, aravuga ngo azapfusha umuherezi we. Ayo ni amagambo umugaragu w'Imana yavuze, wari wuzuye kwizera, wari ufite kwizera. Imyaka icanamo iryo jambo Yosuwa yararivuze. yego, Hatambuka imyaka irenga igera muri 600 yararivuze, ariko rya jambo rigihari, rigiye rizerera. Nibyo mpamvu mbabwira bene data ngo muzo twatura, buriya muzamureka twature neza, twature ku bana bacu ibyiza. Umwana hari igihe muze, kandi ndabona benshi muri ababyeyi, umwana yakora yamena akarahuri murakazi. Akarahuri ni akantu buriya akenshi uranakagura uvuye mu isoko kakameneka utaragera no mu rugo. yego, Kihurubuka kagwa hasi kameneka, ukamusanga ati umwana iki gifu n'umwuka w'ubufu nyine kuzamubaho, kuko kurabivugura umubyeyi. Imana itubare ni ukuri. Mubyo twatura nshaka kuvuga ngo hari igihe ibyo twatura bidashiriraho, yego, bikomeza kuzenguruka, ariko niyo twatuye ibyiza ku bana bacu ntaho bija birakomeza tujuru. Dushaka duhindure twatura ibyiza ku bana bacu, tubavugeho ibyiza ku buzima bwacu, kandi tubivuge mu kwizera mu by'ukuri. Ntaho biba byaye. Nanivuze ngo Yoshua ijambo yavuze ntaho ryagiye, we nubwo ataragihari, ryarindi yasize yatuye. Aravuga ngo umuntu uzasubira kubaka Yeriko azapfusha imfura ye, naje gukinga shira aje kurangiza apfusha umuherezi. Iryo jambo ryarakomeye kandi ryarahagumye, ryari ryavuzwe n'umugabo wuzuye kwizera. Mu gitabo c'Abami ba mbere ibice 16 no ku 34 muzahasome. yego, Ngo hari ku ngoma ya Ahabu, noneho umugabo umwe bamwe azavuga ngo yahuye n'uruva gusenya nyine, kujya bazabivuga. Ahura n'uruva gusenya nyine. Umugabo bita ngo ni Hiyeri, yigerezaho ngo reka aje kubaka Yeriko. yego, Kurya ngo agitangiye umwana w'imfura barapfuye. Okay, wenda garibwira ati gufusha ni bisanzwe. yego, Arakomeza kurya umugaragu w'Imana yatuye, niko byamugendeye. Twari mu ijambo rivuga ngo muzo kwizera kwacu kuba muzo twatura. yego, Nimureke bakozi b'Imana tuzatwatura ibyiza, twatura ubutsinzi. yego, Mu by'ukuri nitwabyatura bifite kwizera, uko tubivuga niko bizaba. Igitabo c'Abami ba mbere nanone 17, Eliya, umugaragu w'Imana Eliya, umuhanuzi Eliya, asanga Ahabu adatinya. Ibaze umwami, usanze umwami, ariko kuko kubura kwizera ntaho kutokugeza, gutuma udati nta n'icyo kintu utinya kuko ufite kwizera. yego, Aho atinyuka agasanga umwami aramubwira ngo ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho. Ararahira, iyo nkorera iteka, aravuga ngo nta n'imvura bizagwa muri iki gihugu, yego, ngo nkeretse igihe nzabitegekera. Mutegere namwe bene uko kwizera. Kwizera gutegeka n'ikime, kwizera gutegeka n'imvura. yego, Mwari muzi ko n'imvura buriya nitwe abafite kwizera bategeka n'imvura. Ijambo rizarivuga ngo nitwagira kwizera guto gusa ngo kungana n'akabuto ka sinapi, akantu gato cyane. yego, Ngo turashobora kubwira ngo n'uyu musozi, twobwira imisozi ngo nikurweho. cyane, Ibaze kwizera gutegeka n'ikime.
ikime kigashira mu gihugu imvura igakatika kugeza igihe yabivugiye. Yego. Zavuzwe n'umugabo ufite kwizera. Kandi mu by'ukuri twavuze ngo kwizera kugeza ku ntsinzi. Iri jambo Eliya yavuze tutajagiye uri hari hagati hatambutse byinshi ariko iri ntsinzi yaragaragaye ku musozi w'i Karumeli. Yego. Kuko abantu bari mu Imana, bari barataye Imana, bari bararetse Imana, bazana ibigirwamana. Eliya ahagarara mu kwizera n'ishaka ryinshi ry'inzu y'Imana, abona ibiri mu gihugu. Nibwo yakoresha aya magambo mu kwizera. Yego. Kandi mu by'ukuri intsinzi yaragaragaye. Kwizera kwa Eliya ndi kwamuhemukiye. Yego. Abantu bose baravuze ngo Imana ni Imana, iyi niyo Mana. Uby'ukuri mureke bene data dufite kwizera. Yego. Kandi kwizera Imana yacu kuri muri twebwe. Mureke dukomeze kwizera kandi dukomere ku kwizera Imana. Ari umuririmbyi yaririmbye arama ngo kwa Yesu ngo dufite ubutwari n'ubushobozi. Yego. Ariko hari aravuga ngo ibyo byose biduhesha ngo iyo twizeye amagambo ye. Rero aho niho kwizera kwa benshi kwatakariye nuko bataba bizeye amagambo y'Imana. Amen. Ariko amagambo y'Imana abaye muri twebwe ni ukuri kwizera tuba tugufite cyane. Tuza gusoza reka turarangiriza ku mirimo yo kwizera. Kwizera ibyo gukora. Kwizera niko kuduhesha agakiza. Aka gakiza dufite twagaheshejwe no kwizera. Yego. Yohana igice cya 12 azavuga ngo icyakora ngo bamwemeye bose ngo bakizera izina rye. Ngo abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kwizera aka gakiza dufite twagaheshejwe no kwizera Kristo. Amen. Ibyiza mbona ni ibi ngo no kwizera umwami Yesu. Amen. No guhora ngendera mu nzira y'intunganye. Yego. Uwo ni wo kwizerwa. Iyo twamaze kumwizera ni ukuri tubona intsinzi kandi tugara ku ntsinzi. Yego. Nanone kwizera ni intwaro inesha urugamba. Dawidi umugaragu w'Imana ubwo yasangaga bakuru be n'abandi bose bari kumwe n'abakuru be, Bibiliya nyine abantu bazasoma ngo yasanze bakuru be ariko yari kumwe n'abandi. Yego. Ku rugamba. Urugamba abari barugizemo igihe kandi bari baramenyereye ni ukuri rwari rwabananiye. Goliyati w'Igati gihangange ubwo yasohokaga yarahaguruka akavuga ngo muri mwebwe ninde nihaze umugabo haze turwane. Haburaga n'umwe. Yego. Dawidi aragenda asanga nuko meze, yagiye gusura bakuru be. Asanga nuko bameze. Ariko Dawidi yari afite kwizera cyane. Mbere yuko atsinda, mbere yuko anarwana, yabanje kwizera muri we. Mu by'ukuri bagerageje kumucaha bakuru biwe. Niwe muntu wasuzuguwe gatatu gakurikirana, ariko nanone kuko arafite kwizera. Yego. Yageze kuri bakuru be baramubwira ati shahu wowe bamata ati kwaza twadutama ibazikera twadutama badusigiye nde. Bese nyine no kumufobza no kubwira abantu baraho ko ari sinuwinka byibuze n'uwudutama twadutama badusigiye nde. Ariko ntiyacogora kuko muri we hari icyo yarafite. Hari icyo yarabarusha. Bamurushaga imyaka, bamurushaga experience y'intambara, ariko hari icyo yabarushaga. Bene data ni ukuri hari icyo turusha abandi. Abenshi baturusha amaboko, abenshi baturusha ibiki, ariko natwe tubarusha kwizera. Amen. Kandi icyo nicyo cyatubatsindisha. Yego. Ni ukuri.
Dawidi bamugeze ku mwami Sawuli ati none uyu nguyu we uyu mwana mwaza n'uyu nguyu muhemu wavuze ngo yo murwanya twari tuvuze ngo yasuzuguye gatatu gakurikirana. Nico yagerageje kumwambika uriya mwambaro ariko aravuga ngo no ibi sinamenyereye. Yego. Zandwana mfite kwizera nambaye kwizera. Amen. Muzamureka turwane twambaye kwizera bene data n'ukuri tuzatsinda. Igihe yarahanganye na Goliyati naho kandi ati noneho muri Bisirayeli noneho mwikojeje isoni mwabuze byibuze n'umuntu nk'umugabo. Ariko ibyo byose ntabwo Dawidi yacogoye kuko muri we yariko yumva afite kwizera Imana kuko n'ukuri amutsinda. Twari tuvuze ngo kwizera nanone kugaragarira kwizera n'intwaro inesha cyangwa si imirimo yo kwizera muri twe kunesha urugamba. Rero mu by'ukuri bene data hari igihe duhura n'intambara. Yego. Hari igihe duhangana n'ibyo tubona tudashoboye. Ariko nta kindi cyabidushoboza keretse kwizera Imana. Amen. Ko turaza twegera umusozo. Kwizera nanone kubona ibyo abandi batabona. Yego. Kwizera kugira amaso yako. Oh haleluya haleluya. Amen. Babandi badafite twebwe twese ukumuza mubona turareba. Ariko buriya ntitubona. Yego. Wenda sinzi ko iryo jambo twese uku turareba gutya abantu bose baza bareba ariko ntitubona. Okay, ntitubona cyo kimwe. Yego. Witegereza ikintu wowe ukaba wakibonyemo ikindi icyo wogikoresha. Undi nawe akakibona ibinyuranye n'ibyawe. Yego. Ariko reka mbabwire uyu ufite kwizera nabyo nanone bizabiguhesha kureba ibyo abandi badaheba babona. Kuko wowe ufite amaso atarayabo. Yego. Uriya mugaragu wa Elisa yarabyutse mu gitondo ca kare. Urabona abagaragu kenshi nibo bakunze kuzuka nyine bashebuja bakiryana. Yego. Abenshi nyine wenda mwagize abakozi n'abandi murabafite. Murabizi ko bazuka kare. Noneho uyu mugaragu wa Elisa abyutse abona bakikijwe impande zose bagoswe ingabo z'Abasiriya zari zaje kubafata. Ahita asubira mu nzu. Abwira shebuja ati twapfuye noneho zarangiye. Ariko Elisa kuko ijambo rizavuga ngo twebweho ntabwo tureba kubigaragara. Yego. Kuko bigaragara n'iby'igihe gito ariko tureba ku bindi bitagaragara. Kwizera Imana yacu ari byo kuza kutwereka bitagaragara. Aramubwira ngo shahu witinya n'ukuri ntugire ubwoba. Aramubwira ngo kuko abo turi kumwe ngo nibo benshi kuruta abari kumwe n'abariya. Yego. Hari izindi ngabo. Hari abana baririmbye ngo inyuma yawe ngo hari ingabo ngo zigukikije. Nukuri bene hari igicu, hari amagare, hariho imbaraga zitugose, hariho imbaraga ziturwanaho ziturwanirira. Yego. Ariko izo mbaraga tuzibonesha mu kwizera. Batasi 12 baje gutata i Kanani. Bose barajyanye hamwe, bagiye hamwe, bose baritegereje icyo kimwe, ariko mu kugaruka bagarutse bavuga gutandukanye. Yego. 10 baraje bavuga ukuntu babonye igihugu n'ukuntu babonye abagituye. Batera abantu ubwoba bitewe n'iki ntibari bafite kwizera muri bo. Yego. Bagezeho bavuga ngo n'abantu ngo barebare babanaki barebare ngo twari ko dusa nk'izigiye ngo kandi nabo niko batubonaga. Yego. Ibyo byose n'ubwoba.
ariko abagabo babiri bari bambaye kwizera, Amen. Yosuwa na Kalebu, Amen. bahumuriza abantu barababwira ngo bene data, baravuga ngo niba Uwiteka twishimira Yego. ngo azatujana mu gihugu akiduhe, Amen. ngo kandi ngo ari igihugu c'amata n'ubuki. Amen. Amen. N'abagabo barebye uko ababo 10 batarebye. Yego. Nimureke kwizera kwacu kuduhesha kureba uko abandi batareba. Tugera ku musozo, Abaheburayo igice cya 11 guhera ku murongo wa 13. Yego. Aba magambo meza cyane azavuga ngo abo bose ngo bapfuye bakizera, kandi ngo bari batarahabwa ngo ibyasezeranijwe cyane, noneho ngo babiroraga biri kure cyane, ngo bakaza babyishimira nkaho biri hafi. Yego. Bibiri ikavuga ngo abameze batyo ngo baba berekana kuko ngo bashaka gakondo ngo irutanga ico gihugu kuba cyiza. Amen. Noneho ngakunda mu ijambo rivuga ngo iyo bakumbura, iyo bashaka gusubira mu gihugu bavuyemo, ngo bari bafite uburyo. Yego. Oh, haleluya, haleluya. Amen. Bene data, kwizera Imana yacu ntabwo biza bitwemera dusubira iyo twavuye. Yego. Nukuri kwizera niko kuza gutuma Imana ishimwe cyane. Amen. Kwizera niko kuza gutuma tudasubira mu byaha. Suko abantu bose okay, wenda tuvuge ngo abenshi suko babuze n'amafaranga yo kugura inzoga. Yego. Bogira ngo bazinywe bobona amafaranga wenda benshi hano. Ariko kwizera Imana, uriya kwizera kuza kwangisha umuntu ikintu umuntu nyine akakivaho. Yego. Kuza kumera ni nka kwa kundi k'umumama cyangwa se umudamu utwite. Ari ibyo aza kunda ariko nyine agera muri wa mwanya akabivaho pe. Yego. Akaba n'ibindi ataryaga ariko nyine yagera muri uwo mwanya akumva nibyo akeneye. Kwizera niko kumeze. Yego. Hari ibyo kutwangisha, akaba n'ibyo kudukundisha. Amen. Nimureke kwizera Imana yacu kutwangisha ibyaha, Yego. ahubwo gukomeze kutwereka igihugu kiri imbere kidutegereje. Kuko ijambo ryavuze ngo iyo bakumbura, iyo bashaka gusubirayo bari bafite uburyo. Yego. Kuko aravuga ngo bameze batyo ngo Imana ngo ntizigira n'isoni zo kwitwa Imana yabo ngo kuko yabateguriye umudugudu. Amen. Bakristo bizera Imana, hariho umudugudu twateguriwe cyane, hariho gakondo yacu yabera twateguriwe rwose. ariko niba kwizera Imana yacu kutadushoboza kugira ngo tuzagere muri gakondo, kuzoba kutumariye iki? Niba kwizera Kristo umwami n'umukiza wacu ngo byarabateye kuva mu by'isi byonona, Yego. maze ngo bakazabongera kubyizingitiranyizamo ngo bikabanesha, ngo ibya nyuma byabo biba biruta ibya mbere kuba bibi. Niba twaramenye ukuri, niba kwizera Kristo kuri muri twebwe, Yego. kwizera kwacu kutubwira gusubira mu byo twavuyemo. Ariko nimureke kwizera kwacu gutume tuje imbere. Amen. Tume tubona kiriya gihugu kiri imbere yacu. Yego. Turi mu ntambara, ko turarwana n'umubiri, tukarwana n'isi na Satani, cyane, tukarwana n'imyuka itagaragara. Turwana na Satani, kandi Satani uzi igihe cye, kuko we igihe cyiwe arakizi. Yego.
ariko bene data twahawe kwizera nk'ingabo izadushoboza kuzimya no kurwanisha ya myambi yose ya Satani yaka umuriro. Yego. Nta kindi kizadushoboza gutsinda ni ukwizera Imana yacu. Amen. Bakristu bwoko bw'Imana, abo duteranye kuri uyu munsi n'abandi ahari bazadukurikirana nyuma, Yego. reka tubabwire ngo tugire kwizera kandi twambare kwizera, Yego. niko kuzaduhesha gutsinda. Yego. Kandi kwizera niko kuzaduhesha ijuru. Amen. Ijambo ry'Imana ribane natwe twebwe twese, Amen. Yego. ariko nimureke twambare